ni mu muhango w'itangizwa ry'umwaka w'amashuri y'ibihumbi 2020 byabereye muri iki kigo cya Father Raymond Kabuga TVET School, aho ibirori byitabiriwe n'abanyeshuri biga muri iki kigo, abarezi n'abayobozi barerera muri iki kigo, abayobozi mu nzego bwite za leta, aho umuyobozi mukuru muri uyu muhango yari umushumba wa Diocese ya Kabgayi Nyirubutungane Simaragido Mbonyintege. Bamwe mu banyeshuri bahagarariye abandi twaganiriye biga imyuga itandukanye muri kino kigo cya Father Raymond baragaruka ku cyo biteze ku musaruro wo guhitamo kuba barize ubumenyi ngiro. Cyane banyita Isingizwe Edite, nkaba niga mu mwaka wa 6 ishami ry'ikoranabuhanga, ibyo basigaye bita computer multimedia. Nkaba naragiye muri iri shami numva ndikunze cyane kuko cyane akenshi ibi bintu byigwaga n'abantu b'abahungu, nanga abakobwa babijyagamo cyane. Umukobwa kwiyumvamo ko afite ubwoba bwo kuba yakirukana kamera nk'igihe yagiye gufata amashahano, ariko kuri ubu ngubu nyine twumva twese twakisangamo, ari ibintu tukumva ari ibintu byoroshye kandi turabyiga nyine tukumva biragenda. Ku ruhande rwanyu urabona ku isoko ry'umurimo kubona akazi ni ikibazo, ntamwe murimo kwiga muri kino kigo cy'ubumenyi ngiro cya Father Raymond, icyifuzo cyanyu ku buyobozi yaba ubw'ikigo yaba ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta murasaba iki? Icyambere ubundi nk'aha ku ishuri turi biba bigoye kubona ibigo byinshi bigendwa n'abanyamakuru cyane nk'uko bibona, ariko twebwe twifuza ko bajya bazana nk'abanyamakuru batandukanye bakajya badufasha kugira ngo badushakire iryo soko ry'umurimo. Nk'uko babivuze tugiye kurangiza tujye hanze ku isoko ry'umurimo, ariko ntabwo biba byoroshye kubona uwo murimo, ariko natwe twifuza ko abayobozi bacu bazajya bidufashamo kuko twebwe ubwacu ntabwo twabyikorana, ntabwo twabyishoboza. Ku bijyanye na kamera umaze kugira ubuhe bumenyi? Urebye nje kwiga nubwo navuga ngo nubwo nagafashe kuri kamera, nayifasheho nyigera muri iki kigo, nibwo nayifasheho bwa mbere nyigera muri iki kigo, ariko nsigaye nzi gufata ifoto, nsigaye nzi kurikodinga audio cyangwa se video byose, kandi imbere ntabyo narinzi. Ibi bizagufasha iki? Ibi ngibi bizamfasha nko kujya kuba maybe ndumva no kuba nafata nk'amakuru cyangwa se kuvamo umunyamakuru, nubwo ataba ari wundi wabyigiye by'umwuga, ariko nabyo byamfasha, ndetse bitewe n'ibyo twiga niyumvagamo ko navamo n'umuproducer bibaye binshobokeye. Koze amazina yanjye banyita Rusagara Ivan, nkaba niga mu ishami ry'ikoranabuhanga kujyanye na multimedia, nkaba ndi chef wa Level 5 multimedia. Ikintu cya mbere nyine cyatumye niga multimedia n'ikiga sinasiri muri O-level, navugaga ni ndabona ibya bintu bijyanye n'amalyrics, gukora ama video, nkabona nyine ibintu byiza, nkaba DJ, nkaba ati nanjye nshizemo imbaga nanjye nazabishobora, nkari abantu bafotora mu bukwe n'abandi bose, nanjye ndavana nanjye ngomba kwiga multimedia nkuko byaranakunze ubu ngo nkari ryo akaribwo ndimo kwiga multimedia. Nkaba ikintu cya mbere nshaka kuzabanza gukora ningera nyine ku isoko ry'umurimo hanze, ngiye nifuzaga kuzabanza gushinga studio kugira ngo mfashe n'abandi bana nyine kuzamuka, bakora stage, bakora iki. Murakoze. Ubona ibijyanye no kwiga ubumenyi ngiro bifasha iki urubyiruko cyane cyane ababigize? Icya mbere kidufasha ni ibintu byo kwihangira imirimo, ufite kamera gufotora mu makwe n'ibindi birori bitandukanye, cyangwa se wabona hari igihe ubona nk'ikiraka cyo gukora nk'agaproje ku mateleviziyo cyangwa n'ahandi hantu hose, byane n'ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga byo twiga. Ku ruhande rwawe ubona urwego ibijyanye na photography bikorwa n'abantu bari hanze ariko bakabikora ari byanihahire, bigira izihe ngaruka mwebwe noneho murimo kubyiga mugiye kuza mukosora iki? Cya mbere ingaruka yabyo usanga nk'abantu bakaba batarabyigiye, cya mbere cyo na mpamyabumenyi yaba bafite, icya kabiri babikora nyine batazi, cya mbere cyo nta kamera yapfuye gutya na gutya isa kujya gushaka umuntu uyikora, ntabwo azi nyine ikintu cya mbere kindi batazi gusetinga kamera kumwe n'ibindi. Nyine ikintu cya mbere nzaza kwiprovinga gushishikariza abo ngabo batabyigiye nubwo nyine babikora
kugira ngo ikintu cya mbere banza bashake impamyabumenyi mbere y'uko bakora ako kazi. Murakoze, nitwa Uwitonze Claudine, nkaba niga umwaka wa 6 ishami ry'ubwubatsi. Uyu munsi icyo ushobora kutumarira kuba twagize umunsi mukuru wo gutangiza umwaka w'amashuri tubifashijwemo na Musenyeri, ni ukuza kudutera nyine morale kugira ngo tuzabashe kwiga muri uyu mwaka, tuvuga ngo twabifashijwemo na bamwe mu bantu bo mu nsengero zigiye zitandukanye badufasha kuba byatwongerera nyine kuba tudacika intege, tukabona ko harimo n'uruhare rwa leta, kuko uretse n'abo mu nsengero harimo n'abagiye bakora mu mirimo igiye itandukanye, abakozi bo ku karere, abakozi bo ku murenge ndetse n'abayobozi bacu muri rusange. Biratwereka yuko tutari twenyine, ari abarezi bacu barahari, ari natwe, mbese muri make ubwo ngubwo birumvikana yuko igihe tubona baturi hafi tutagomba gucika intege. Ni nk'izihe mbogamizi ubona ziri mu bwubatsi ku buryo wumva kwiga iri shami hari icyo uzajyana ku isoko ry'umurimo ukarusha abandi basanzwe babikora ndetse bari no mu makampani akomeye? Imbogamizi zo ni nyinshi, ariko zari nyinshi mu gihe cyatambutse. Ubu ngubu urwego tugezeho ntabwo hakiriho imbogamizi nyinshi, kuko mbere abantu baravugaga ngo ntabwo abakobwa bajya kwiga ubwubatsi, ngo ubwubatsi n'ubw'abagabo, ngo nta mukobwa waba umufundi, ngo nta mukobwa wakurira igikwa. Ariko kuri ubu ngubu kigaragara cyo mu myaka 2 maze niga mu wa 4 no mu wa 5, tugenda dukora stage mu makampani agiye atandukanye. Uragenda ukahahurira n'abandi, kandi n'ubundi ibyo ngibyo bavuga ngo ntabwo umukobwa wakiga ubwubatsi, uyu urebye usanga natwe duperforminga kurenza n'abahungu. Iyo wabyitayeho cyane bisaba imbaraga, bigasaba no kubyumvisha kandi ukanabyumvamo. Abibwiraga ko kwiga imyuga birebwa n'abantu bafite bananiwe andi masomo cyangwa se imyuga yakagombye kwigwa n'abaswa, gira ubutumwa bagenera. Icyo nababwira cyo ni uguhindura imyumvire, bakumva yuko kuba umukobwa yajya kwiga ubwubatsi ni ikintu gishoboka, kuko ugiye ureba mu makampani agiye atandukanye ahagarariwe n'abakobwa cyangwa nyine n'abamama ukuntu nyine, kuko ntago ugera ku ishansi ugasanga wenda site engineer ni umugore, wenda ugasanga yongerejwe n'umugabo, kandi mu by'ukuri mu gihe cyatambutse kuba wenda n'umukobwa bagiye no gukora ikiyede ku ishansi ukuntu ntabwo byari gushoboka. Ariko ubu ngubu turagenda tukubaka nandetse tukanabihagararira, ukanareba ugasanga dufite n'imbaraga nyinshi kurusha abahungu. Ndakeka nyuma y'umwaka umwe uraba ugiye ku isoko ry'umurimo, uraba usohokanye iki ku ruhande rwawe? Nzaba nsohokanye ibintu byinshi, yego kuri uru rwego ngezeho ntabwo navuga ko maze kubimenya byose, kuko nagiye niga byinshi bitandukanye ugereranije nuko naje meze. Mu by'ukuri naje nkunda kubaka, ariko nyine nta bumenyi na buke mbifiteho. Ariko kuri ubu ngubu nshobora kureba inzu nkiriya nkavuga ngo nanjye bampaye akazi nayikora gutya na gutya bitewe n'ubumenyi maze kugira. Experience ibyo umaze kwiga mu bwubatsi, inzu yubakwa mu byiciro bingahe? Yubakwa mu byiciro bingahe? Yubakwa mu byiciro byinshi bigiye bitandukanye. Hari ukuba babanza gukora foundation, ukazamura urukuta ukageza no ku gisenge, ukagenda unayuzuzamo imbere nyine ibice bimwe na bimwe biba biburamo. Hari ukuyifunga no kuyisakara, pese muri make ni byinshi. Ubwo uzaba usohotse warize uyu mwuga bizakurinda iki abandi bashobora guhura nabyo mu gihe baba bataragannye ishuri? Ubwo nzaba nsohotse ndangije uyu mwuga, ikintu bizamfasha cyambere bitewe nuko nkiri aha ngaha maze gukora, tugenda dukora stage buri mwaka, birumvikana yuko ngenza amakampani menshi akora ubwubatsi bizandinda ubushomeri, kuko nimbishyiramo imbaraga nkajya aho ngaho hirya no hino hose nagiye nkorera, bakurikije ukuntu bambonye ndimo gukora ntabwo bashobora kuzanyima akazi. Mazina banyita Ninge na Denise, nk'uko mubivuze niga mu mwaka wa 6 ishami ry'ububaji. Nk'uko mubivuze rero, abantu biga ishami ry'ububaji akenshi bakunze kuvuga ko ishami ry'ububaji ari iby'abagabo gusa n'abahungu, ariko si uko bimeze, kuko n'abakobwa nabwo uragenda iyo ufite ubushake, ufite ubushobozi, uragenda ukigana ibintu bisaba ingufu, uragenda ugashyiraho umwete nyine ukiga ukabimenya. Ubona byoroshye gufatira uri umukobwa cyangwa uri umumama? Ntabwo byoroshye, kuko nyine ni ibintu ubusaba, ni ibintu bisaba ingufu kandi bisaba no kuba witinyutse nyine. Akenshi tuguna kujya mu mastage ugasanga abantu barimo baraduca intege ngo turi abakobwa, ariko iyo ufite ingufu uragenda ugakora nari binyi. Kuki wahisemo kwiga ububaji? Njye nakuze numva ububaji nyine, nuranye n'amakampani menshi abukora, nkabona abantu babikora, nanjye numva ndabikunze njya kubyiga nk'umukobwa nyine. Hariho benshi twanabigarutseho
babonaga abantu biga imyuga bakabaseka, bakabona ko imyuga yakagombye kwigwa n'abana babaswa n'ababuze ikindi bakwiga, abafite imyumvire nk'iyo kandi baracyariho. Ndabeshya se? Oya ntabwo beshya, abantu bafite imyumvire ngo nta mukobwa ngo wize ububaji, nta mukobwa ngo wize ubwubatsi, kandi ubu ngubu nyine kuri kino gihe abantu bose barareshya, yaba umukobwa yaba umuhungu, byose ibintu mugomba gukora bimwe. Padiri Rudahunga Edmond Marie, umusaseridoti wa Diocese ya Kabgayi, ni umuyobozi mukuru w'iki kigo cya Father Raymond Kabuga TVET School. Aragaruka kuri ibi birori nyirizina, akanagaruka ku mahirwe ahabwa umunyeshuri wabashije kwiga ibijyanye n'ubumenyi ngiro. Uyu munsi rero kuri iyi tariki habaye umuhango wo gutangira ku mugaragaro umwaka w'amashuri w'ibihumbi 2020. Ni gahunda imenyerewe cyane mu mashuri gatolika kubera yuko iri shuri ari ishuri rya Kiliziya Gatolika rya Diocese ya Kabgayi, rifashwa na leta ku bw'amasezerano. Iyi gahunda rero ibigamije kugira ngo dutangire umwaka w'amashuri imbere y'Imana, twe twemera yuko ari abanyeshuri, ari abarezi, ari ababyeyi, ari abayobozi, Imana ariyo yadutumye muri buno butumwa. Tukaba tugira ngo tubone imbaraga rero dukomoka kuri uwo wadutumye, tubashe gutangira neza umwaka. Hakaba hakubiyemo uyu munsi harimo igitambo cy'Ukarisitiya, harimo kandi gutera igiti cy'urwibutso kizibutsa uyu mwaka utanasanzwe cyane kuko ari umwaka w'icyerekezo wa 2020, ariko kikanibutsa icyo giti. Kino gikorwa n'abakibonye bakazajya batekereza ku gaciro k'uburezi gatolika. Hakabamo rero nuko no mu gitambo cy'Ukarisitiya ibikoresho byifashishwa n'ubuyobozi bw'ishuri n'abarezi n'abanyeshuri n'ababyeyi byahawe umugisha mu kugira ngo abo bose ibyo bakora bumve yuko bagomba kubikora bafite n'umugisha w'Imana. Habaye kandi nanone isomo ritangiza umwaka, leçon inaugurale cyangwa inaugural lecture, rijyanye no kwigisha ibijyanye na multimedia. Niryo somo twahisemo yuko rikorwa. Habaho n'igikorwa cyo kwita abana bashya, abanyeshuri bashya twagize muri uyu mwaka izina, bakaba biswe izina ry'imparirwa gutebuka. Ariko nakosoraho gatoya ku byo wari uvuze, ntabwo ari bwo isomo rya multimedia ritangiye. Nabajije impamvu ari ryo rya presenzwe. Murakoze cyane. Twifuje yuko ari ryo twerekana kubera ko ni rimwe mu mashami mashya dufite muri rino shuri. Abanyeshuri ba mbere barangije umwaka ushize, ubu dutegereje uko bazatsinda, ariko rikaba ari isomo ryishimiwe. Ni isomo twigishamo ibijyanye no gufata no gutunganya amajwi n'amashusho, rishobora kuvamo abakora kuri za televiziyo, abakora ayo majwi n'amashusho abo twita ba producer, abakora amafilme n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Rikaba rero ari ishami ryishimiwe, ariko kandi tunagira ngo tunavumbye ku bari bamenyereye ibindi dusanzwe twigisha hano yuko n'ibyo bikoresho n'ubuhanga bwo kubyigisha nabyo tubufite. Ahanini wasangaga abantu bigaga ibijyanye n'ubumenyi ngiro mu myaka yatambutse barafatwaga nk'abadahabwa agaciro. Kuri ubu ngubu ubona ubwitabire buhagaze bute? Ubwitabire buhagaze neza. Burya ngo umwana niwe wiha ingobyi, kandi rero n'akeza karigura. Hari ururimi rumwe bacamo umugani uvuga ngo iyo hari inzoga nziza, abatanywa inzoga mu byihanganira, inzoga ivuga byinshi mu Kinyarwanda. Iyo inzoga ari nziza ntabwo ikenera ibisobanuro. Ibi bikorwa rero bijyanye n'uburezi cyane cyane mu bijyanye n'ubumenyi ngiro, nk'uko bamwe ubivuze, bamwe babanje gutekereza yuko ari amasomo yigwa n'abantu batishoboye mu ishuri, abo bita baswa. Mu gihugu cyacu ntabwo bemera yuko umuswa abaho. Ndashaka kuvuga abadafite ubuhanga
bwinshi, ugasanga abagize amanota menshi barumva baherera mu masomo rusange, general education, kumva ko uwaza mu bumenyi ngiro ari ufite makeya, ariko ubu ngubu bigenda bihinduka. Abo dufite ahangaha barimo na benshi bifuje kuza muri rino shuri ryacu bitewe n'uko rikora. Ntekereza yuko n'andi mashuri atanga umuganda mwiza muri ibyo by'ubumenyi ngiro ariko biyamereye. N'abanyeshuri bamwe na bamwe bagize n'amanota meza, bakabona yuko atari ko abantu bose bakwiga ibijyanye n'ubumenyi rusange, ko n'ubumenyi ngiro bufite akamaro, cyane cyane yuko burya no mu gihugu cyacu hari abatabizi. Abize ubumenyi ngiro ni nabo boroherezwa no kubona umwanya muri za kaminuza no mu mashuri makuru, tutibagiwe yuko bagiye no guhiganwa n'abize ubumenyi rusange ku isoko ry'umurimo, nabwo babarusha kubona akazi kubera yuko baba barize nyine ubumenyi ngiro, ibyo bahita bashyira mu ngiro. Aha kandi hashimangira ko ibyumba by'amashuri biramutse byongerewe muri kino kigo bafite ubushobozi bwo kwakira abasaga 400. Ubu ishuri ryacu rifite abanyeshuri 237, nubwo bwose wenda rishobora kwakira abarenza abo ngabo, rishobora kwakira hari ibikorwa bimwe na bimwe tubura, ariko ubundi tubonye ibyumba by'amashuri bihagije, izindi nyubako n'ibindi bikorwa remezo n'ibikoresho bitwemerera no kuba twakwakira abagera kuri 400. Uwamahoro Fideli ni umukozi w'akarere ka Kamonyi ushinzwe uburezi bw'amashuri yisumbuye, imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro. Avuga ko muri gahunda y'imyaka 5 bihaye bazaba bamaze gukemura ikibazo cy'ubucucike mu bigo by'amashuri, hongerwa ibyumba, ndetse no muri iki kigo ngo naho bakaba bahatekereza muhazongerwa ibyumba by'amashuri. Mu karere ka Kamonyi rero dufite amashuri 8 y'imyuga yigisha imyuga n'ubumenyi ngiro. Hakaba harimo abanyeshuri 2564. Amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro rero mu karere ka Kamonyi dufitemo trades zitandukanye. Hariho aho biga masonry, dufite computer application, software development, hari aho dufite multimedia, hari aho dufite tailoring, carpentry. Mbega harimo trades zitandukanye. Umubare w'abanyeshuri uragenda wiyongera, ndetse n'amashuri nayo aragenda yiyongera, kuko tugeze ku mashuri 8, ariko mu myaka 2 ishize turi ku mashuri 5 yonyine. Kubigendanye rero n'ireme ry'uburezi muri aya mashuri cyangwa se ubumenyi butangirwa muri aya mashuri, hatangirwamo ubumenyi butandukanye, ariko kandi bikaba bishingiye ku munyeshuri. Ni uburezi bushingiye ku munyeshuri. Umunyeshuri akagira uruhare mu myigire ye, akagira uruhare mu gukora ubushakashatsi, akagira uruhare mu kumenya cyangwa se mu gukurikirana ibyigishwa, kuruta uko umwarimu ari ufata umwanya munini yigisha. Ikindi nuko nkuko mwarimu bivuze musenyera bigarutseho, nuko ireme ry'uburezi mu by'ukuri ntago bigarukira gusa kuri science ndetse n'iyo myuga abanyeshuri biga, ahubwo hazamo n'imyitwarire cyangwa se indangagaciro ziranga umunyeshuri w'umunyarwanda kugira ngo azave umunyarwanda mwiza, bwa bumenyi bubone aho bwicara. Niyo mpamvu rero nk'aha turi uyu munsi kuri ishuri rya Father Ramon Kabuga, ni ishuri rya Kiliziya Gatolika, bashyira imbere cyane kimwe kandi no mu yandi mashuri kubaka umuntu w'imbere kugira ngo bwa bumenyi bubone aho bwicara kandi buzabashe kubyazwa umusaruro. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ikigo cy'amashuri cya Father Ramon bagaragaza impungenge z'ikibazo cy'ibyumba by'amashuri, ariko si na kino kigo cyonyine kuko ubwiyongere bw'uburezi bugenda burushaho gutera intambwe. Muri Kamonyi iki kibazo ubwo cyaba gihagaze gute? Ingamba ni izihe? Nibyo, abanyeshuri bariyongera buri mwaka, kandi koko nibyo kuko ni uburezi kuri bose. Turacyafite ubucucike mu mashuri, cyane cyane nko mu mashuri yisumbuye, ariko ubwo nayo mvuze mu mashuri muri rusange. Haracyari umubare muke w'ibyumba, ariko ingamba zirahari kuko buri mwaka twubaka ibyumba by'amashuri kuri inkunga ya guverinoma y'u Rwanda,
ariko muri uyu mwaka nanone w'ingengo y'imari 2019-2020 ni gahunda izamara imyaka 5 hagiye gutangizwa gahunda yo kubaka ibyumba by'amashuri. Muri mwaka tuzubaka ibyumba 82 n'ubwiherero 96 ku mashuri atandukanye. Ku mashuri ya TVET rero byihariye byo turimo gukorana na hafi na RP kugira ngo tugaragaze ibikenewe byihutirwa cyane cyane kugendanye n'ama workshop akenewe kugira ngo abanyeshuri babone uko biga. Hanyuma akarere nako muri gahunda dufite nk'akarere muri bije y'akarere tuzongerera ubushobozi amashuri y'imyuga ndetse n'iringiri ririmo kuko hazubakwa ibyumba by'amashuri guhera mu ngengo y'imari y'umwaka utaha. Ikindi ni uko nk'uko byagarutsweho n'abayobozi bo muri RP mu minsi ishize nuko tujye gufatanya n'akarere ndetse na RP ndetse n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ahangaha hakaboneka icumbi ry'abanyeshuri cyane cyane ry'abahungu. Ngira ngo hatangiye gahunda yo kugaragaza ibikenewe kandi turizera ko bizabonerwa umuti mu gihe cya vuba. Abanyeshuri barasohoka buri mwaka cyane barimo kwiga ibijyanye n'ubumenyi ngiro nabo barimo, ariko nanone ku isoko ry'umurimo urasanga isoko risa nkaho ntarihari, bivuze ko nta kazi gahari. Abakabaye basohoka bakabafatiye mbere mu kwihangira umurimo. Uruhare rw'abanyeshuri baba barutanze n'ikigo cyabigishije. Ku ruhande rw'ubuyobozi muzafasha iki runo rubyiruko rwiga imyuga batazayiga ejo ugasanga nibo bari gusabiriza kandi hari umwuga bize wakabaye ubabeshaho? Murakoze, nibyo rwose buri mwaka hasohoka umubare munini w'abanyeshuri harimo ndetse n'abize imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro, ariko by'umwihariko kubize ubumenyi ngiro ndetse n'imyuga hari gahunda yihariye kuko hari gahunda yo gufasha urubyiruko rwatangiye gahunda yo kwihangira umurimo bagahabwa toolkit zafasha gutangira. Iyi gahunda irahari rero kandi irareba urubyiruko ku buryo bwihariye. Ubwo icyo twafasha urubyiruko cyane cyane nko mu karere ka Kamonyi ni uko urubyiruko ruzajya rugaragaza ubushake bwo kugira icyo batangira gukora bihangiye umurimo. N'undi hari gahunda yitwa hanga umurimo irareba urubyiruko cyane. Ubwo icyo twashishikariza urubyiruko rwacu kandi tuzakomeza kurushishikariza ni uko bakwitabira iyi gahunda kubera ko amafaranga arahari, ibyo kubafasha nabyo birahari. Hanyuma ikindi akaba no kubakurikirana kuko harimo n'abahabwa ibyo bikoresho cyangwa se uburyo bwo gutangira ariko bugacya ugasanga ntibagihari kubera ko wenda bahuye n'ingorane, ubwo rero bazajya bafashwa. Ikindi ni uko nko muri aya mashuri kandi hiyongereyemo amasomo ya siyansi imbere atarabagamo, ku buryo rero n'ubundi hari abanyeshuri benshi bazajya barangiza bakomereza muri za kaminuza kubera ko bize amasiyanse, imibare ndetse n'izindi siyanse, bikabafasha kugira ngo be guhera ku kintu kimwe ahubwo babe banazamura ubumenyi muri za kaminuza, noneho bazamura ubushobozi babe bakora byinshi birenze ku byo bakoraga. Umushumba wa Diyoseze ya Kabgayi Nyirubutungane Simaragide Mbonyintege wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango, yagize impanuro aho abanyeshuri biga muri iki kigo. Ubundi ibingibi biri muri gahunda dukora y'amashuri yacu amenshi, kuko hari igihe byo bitanashoboka ariko nibura umwaka ukarangira buri shuri wariciyemo mwaganiriye. Aha rero babikoze neza kuko babikoze kare. Ni ishuri ry'imyuga rigitangira ritari ndetse inyubako zaruzuye ariko umubare w'abanyeshuri nturagwira, ndetse n'aho riri abanyeshuri n'ababyeyi baracyahikemanga kubera inzira mbi bacamo, ugasanga batahitabira. Ariko nta kabuza ukurikije uko rihagaze umwaka ushize mu gutsinda kwaryo nuko bigisha uyu nguyu muri uyu mwaka, ndetse ikaba bafite n'akantu kihariye bwite, harimo ishami ryo gufotora, ubuhanga mu bufotozi, mu gutangaza amakuru ICT bakoresheje ubwo buryo. Ibyo byose biratuma tuba ishuri hafi kugira ngo turebe uko bijya ku murongo, turebe uko bikora neza. Icyo tugamije rero mu ishuri, kuko ni ishuri ry'imyuga kimwe n'ayandi yose dufite, nk'uko nahoze mbivuga mu kanya, buriya tugamije ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ukunoza ubumenyi, bagakora umurimo mwiza
ushimishije utera ishema abawureba ugaha n'icyubahiro abawize. Icyo ni ikintu cya mbere cy'ibanze twakunze kugarukaho inshuro nyinshi. Icya kabiri ni imyitwarire. Imyitwarire y'umunyeshuri izavamo n'imyitwarire y'umukozi niyo ituma akundika ku murimo akora. Ni naho cyane cyane tubona muri izo ngingo zo maze kukubwira icyo nakwita ireme ry'uburezi twifuza ko ryaba ireme ry'uburezi katolika byita kuri izo ngingo. Hari ibindi umuntu yavuga nabwo nagiye nkomozaho ibyerekeye uko umuntu yitwara, uko umuntu yirema yirera, ariko ibyo ngibyo umurimo unoze mu bintu by'imyuga noneho n'imyitwarire myiza kubera aho ukora n'abo ukorera n'abo mukorana, ibyo ni ibintu bikomeye bifasha gutuma ishuri ryumvikana neza kandi abantu bakaryitabira. wasangaga mbere abigaga imyuga ndetse n'ubumenyingiro byaraharirwaga babuze uko nigenza, ahanini kuri ubu ngubu byitabiriwe n'abantu batari bakeya nyuma yo kubona umusaruro uva mu bijyanye no kwiga umwuga. Ntihari impungenge y'uko abarimo kwiga ibijyanye n'ubu bumenyingiro bashobora kuzahura n'ikibazo cy'ubushomeri ubwo bazaba barangije kwiga ubu bumenyingiro, hazakorwa iki? Ibyo ntabwo ari ngiye wabibaza kuko hari abashinzwe gukora planification y'imyigire n'imyigishirize uko bagenda bakora amashuri. N'ubundi mu Rwanda uko bigaragara hari amashuri d'excellence ajyamo abantu bafite uko baba batsinze, akaho n'amashuri y'imyuga. Ntabwo ako kantu kari kava mu mutwe kumva ko imyuga izajya kwigwa n'abatarashoboye gutsinda, kandi koko wabona n'ukuntu babohereza mu itsinda rya rusange ugasanga ariko babigenza. Ibyo ntabwo ari n'ababishyigikira. Mu myuga hakwiye kujyamo n'umuntu ufite ubushobozi, ariko noneho si ukuziga umwuga gusa, ndiga guteranya umupira cyangwa se kudoda umwenda. Hariho noneho n'umwuga ugomba kuba tekinoloji, kujya ku rwego rwa tekinoloji. Uwo tugomba kutekerezaho. Ntabwo rero wahagarara kuri uyu nguyu w'abakanishi n'abagarajisiti n'abadozi udatekereje no kuza akora umwenda no kuza akora icyo cyuma urimo kugira. Urumva biramutse birebwe neza n'ibyo bikajyamo, ntibibe kwiga iyi myuga gusa ngo uhagarare aha ngaha, bikaba no kuzamuka ukinjira muri iyo tekinoloji, kandi ndakeka yuko ababishinzwe barimo kubyiga. Ibyo rero niho wabona noneho bya bindi by'imyuga batashobora kugwa muri shomaje kuko bashoboye gukora ibyo bintu, ahubwo babana bakeya uko babura. Abanyeshuri bake binjiye muri iki kigo muri uyu mwaka w'amashuri w'ibihumbi 2020 bahawe izina ry'imparirwa gutebuka. Kugeza kuri ubu muri iki kigo haribarirwamo abanyeshuri basaga 237 biga ubumenyingiro mu byiciro bitandukanye harimo na multimedia. Ibicu TV mu karere ka Kamonyi, ndi Ndahiro Valence Papi.